Gahunda nzamurabushobozi ni imwe muri gahunda za Minisiteri y'Uburezi igamije kuzamura ireme ry'uburezi. Muri iyi gahunda mwarimu yita by'umwihariko ku banyeshuri bagaragaje intege nke mu myigire yabo kugira ngo abafashe kugera ku rwego rwifuzwa mu mitsindire yabo nk'uko biteganywa n'integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi. Ubundi gahunda nzamurabushobozi isanzweho kuko ni uburyo busanzwe bwo kwigisha. Umwarimu iyo yigisha hari abanyeshuri bahita bafata vuba ibyo biga. Hari n'abandi bakenera igihe cy'inyongera ndetse n'uburyo butandukanye bwo kwigisha kugira ngo umwana yumve isomo neza. Kugira ngo rero duhe amahirwe abo bana bafite intege nke mu myigire, Minisiteri y'Uburezi yashyizeho igihe cyihariye cyo gufasha aba banyeshuri. Gushyiraho igihe cyihariye bituma na wa mwarimu utajyaga abyitaho abona ko ari ngombwa kandi bikamwibutsa ko kwita ku bana bafite intege nke mu myigire ari ingenzi. Gahunda nzamurabushobozi ikorwa mu minsi yo kwiga, ikorwa mu gihe cya wikende, ikorwa kandi mu gihe cy'ibiruhuko. Mu minsi yo kwiga, isomo nzamurabushobozi ritegurwa na mwarimu rigatangwa ku isaha ya nyuma mu cyumweru. Urugero, niba mwarimu yigisha Ikinyarwanda, isomo rya nyuma ry'Ikinyarwanda rikaba riri ku wa 4 kuva saa 5 kugeza saa 5:40, ubwo isomo nzamurabushobozi nibwo azaritanga. Gahunda nzamurabushobozi ikorwa kandi muri weekend. Iyi gahunda igenewe abanyeshuri bitegura ibizamini bya leta bagaragaje intege nke mu myigire kugira ngo mwarimu abazamurire ubushobozi bitegura ibizamini bya leta. Iyi gahunda ikorwa kuva saa 2 kugeza saa 9. Mu gihe cy'ibiruhuko, gahunda nzamurabushobozi igenewe abanyeshuri baba batarabashije kugera ku kigero cy'amanota yifuza. Bazamurirwa ubushobozi kugira ngo babashe kwimukira mu mwaka ukurikiyeho.